Abanyarwanda bo baca umugani bagira bati burya umwana apfira mu iterura, gusa muganga wese ikabyumva. Ese ubundi ubwo wari uzi ko umugore utwite muri cya gihe cy'iminsi 280 agomba guhura byibuze na muganga inshuro 8 cyangwa se agomba gusuzumwa inshuro 8? Ese ubundi ubwo wari uzi ko abagore 712 buri mwaka bapfa bitewe n'ibibazo by'inda ndetse n'ivuka ryazo? Hamwe n'ibindi bibazo turaje tubigusubize. Twongeye kubaha ikaze nk'uko mwabyumvise, ni kuri The Health Dr. Olivier, ni YouTube channel, umuyoboro mugari wa YouTube maje kumenyera bagezaho ibiganiro bitandukanye ku makuru y'ubuzima byizewe kandi bicukumbuye. Kuri uyu munsi wa none muri iki kiganiro tugiye kuganira ku cyo bita prenatal care cyangwa se uburyo umugore asuzumisha inda cyangwa se inshuro umugore agomba guhura na muganga muri icyo gihe atwite. Mu by'ukuri icyo gihe cy'iminsi 280 giciwemo ibice bitatu, ari byo twakita ibihembwe cyangwa se trimester, aho igihembwe cya mbere kiva kuri cya gihe wamenyeshwe ko wasamye cyangwa se nawe wabonye ko wasamye, hakozwe positive test cyangwa se ibimenyetso bihamya bya nyuma bikagaragaza ko utwite. Ubwo no guhera kuri icyo cyumweru cya mbere kugeza ku cyumweru cya 12, bivuze ngo ni mu gihe cy'amezi 3. Noneho igihembwe cya kabiri kindi cyo kigahera ku cyumweru cya 13 ukageza ku cyumweru cya 28, bivuze ngo ni hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwezi kwa 6. Igihembwe kindi cya gatatu nacyo kigizwe gihera ku cyumweru 29 kugeza kuri 40, bivuze ngo ni hagati y'ukwezi kwa 7 n'ukwezi kwa 9. Uko twagiye tubibona mu biganiro byatambutse, aho twagiye tuganirizwa ibijyanye n'indyo umubyeyi akwiye kurya cyangwa se indyo yuzuye, yaba ibyo akwiye kurya ndetse n'ibyo akwiye kwirinda muri buri gihembwe. Uraza kumva neza ko rero n'ikiganiro cya none cy'uyu munsi kijyanye n'inshuro umubyeyi agomba kwipimisha cyangwa se agomba guhura na muganga muri cya gihe cy'iminsi 280 atwite. Uza kumva neza ko biraza kudufasha cyangwa se biri kuganisha ku gutegura ubuzima bwiza bw'umwana uri mu nda umubyeyi atwite ndetse n'ubuzima bw'umubyeyi, bityo bikatugeza kuri ya ntego yacu ariyo na minisante yimakaza cyane, ivuga kugabanya impfu z'ababyeyi n'abana ndetse no gutanga ubujyanama buhagije kandi buhoraho mu gihe cy'inda cyangwa se mu gihe umubyeyi atwite. Reka dutangire rero turebe n'ibintu bikorwa muri izo nshuro ya mbere kugeza ku nshuro ya 8 umubyeyi akwiye guhura na muganga. Muri izo nshuro rero iya mbere nkuko twabivuze bigabanyije mu byiciro bitatu, ari byo ibihembwe. Iya mbere ni muri cya gihembwe cya mbere n'ubundi guhera ku cyumweru cya mbere cyabaye confirmed cyangwa se byemeje ko utwite kugeza ku cyumweru cya 12. Urumva ko bigizwe n'amezi 3. Igihembwe cya mbere bujya icya gihe umubyeyi yaba yumva umwana, igihembwe cya mbere ntabwo ashobora kumva umwana, ahubwo ni cya gihe umwana aba atangira gukura, ibice by'ingenzi byose byamaje by'umubiri bitangiye kugenda byikura gahoro gahoro. Aha kandi umubyeyi ashobora kumva ibimenyetso nko kuribwa mu nda, ashobora kugira kunyara kenshi, ashobora kuribwa umutwe, ashobora kugira agahinda gakabije cyangwa se morning sickness. Kandi nanone muri iki gihembwe umubyeyi akwiye kwirinda imiti inyuranye myinshi atandikiwe na muganga, yaba ibinini n'ibindi cyangwa se n'indi yo twita y'ibyatsi cyangwa se yo mu binani, kuko ishobora gutera ikibazo ku buzima bw'umwana cyangwa se ikaba yanamwangiza. Muri iki gihembwe cya mbere rero ari nayo nshuro ya mbere umubyeyi ahura na muganga, icyo twita visite cyangwa se contact muri za zindi 8. Ahangaha hakorwa bapima BP cyangwa se umuvuduko w'amaraso, bagapima ibiro, bakareba uburebure, ikindi bagufata ibizamini by'amaraso. Gusa urumva ni nacyo gihe uba winjiye mu gitabo, muri icyo gitabo cya antenatal care no kwiyandikisha. Bagupima ibiro, bagafata amaraso baba bagiye kurebamo hemoglobine, ingano
y'insoro zitukura ko ingana, niba yamanutse, kuko yamanutse cyaba ari ikibazo. Turaza kureba nabyo igikorwa iyo yamanutse. Bagufata ibipimo bitandukanye mu maraso nk'iby'ubwandu bwa sida, sifilisi, bagufata blood group cyangwa se icyiciro cy'ubwoko bwawe bw'amaraso ubarizwamo. Ahangaha bagufata ibipimo by'inkari, kandi ikindi batangira no gutanga fere cyangwa se ibyo bita folic acid, bya binini benshi bazi nk'ibinini bitukura, nibyo benshi bazi cyane. Iki gihe nanone muri iki gihembwe cya mbere niyo nshuro ya mbere batanga ubujyanama ku mirire. Birumvikana indyo ukwiye kurya, indyo yuzuye. Umubyeyi utwite batanga ubujyanama ku isuku ndetse n'ibimenyetso by'akaga, aribyo twagiye dutambutsa mu biganiro byacu byashize. Indi nshuro ya kabiri rero, ubwo tuba twagiye ku cyumweru cya 20, bivuze ko tugiye mu gihembwe cya kabiri. N'ubundi nk'ibisanzwe bya bindi, yaba kugupima umuvuduko w'amaraso, kugupima ibiro, birakorwa buri gihe. Ikindi kiyongeraho hano, bapima icyo twahita fundal height cyangwa se uburebure bw'inda, ukuntu inda iresha, ukuntu umwana arimo akura, kuko nicyo bifasha. Ibi bita fundal height bifasha kumenya ukuntu umwana arimo akura mu nda, ese ari kugwingira, ese yarakura nk'uko bikwiye, cyangwa se afite amazi ahagije. Ikindi ahangaha muri iki gihembwe cya kabiri, ndumva ku cyumweru cya 20, umwana aba yatangiye, umutima w'umwana watangiye kumvikana, ari naho bawumva, cyangwa se fetal heart rate. Nanone tangira fere na folic acid. Fere ugashiraho folic acid, ni bya binini n'ubundi bifasha kongera amaraso. Nk'ibisanzwe baguha ubujyanama ku mirire n'ubuzima, nk'ibisanzwe imirire iboneye, indyo yuzuye ndetse n'isuku no kundi buzima busanzwe. Indi nshuro ya gatatu rero iba ku cyumweru cya 26. N'ubundi urumva ko biracyari mu gihembwe cya kabiri. Aha nakubwiye ngo ibiro n'umuvuduko w'amaraso baba babipima. Kubera iki? Umuvuduko w'amaraso ni ikimenyetso, iyo wiyongeye uri hejuru cyane, ibyo bita preeclampsia, bishobora kuba ikimenyetso muruza, ikimenyetso babona bagahita bihutira kugira icyo bagikoraho. Bakagupima ibiro, barongera bagapima uburebure bw'inda. Ari byo bishobora kugaragaza uko umwana akura mu nda, niba akura neza, niba agwingira. Ikindi ukomeza za fere cyangwa se folic acid. Nk'ibisanzwe ubujyanama ku mirire ndetse no kwirinda ibindi bibazo byose bishobora guteza ikibazo ku buzima bwawe ndetse no ku mwana. Ubwo bujyanama bwose barabuguhereza. Indi nshuro ya kane rero iba ku cyumweru cya 30. Ubwo ku cyumweru cya 30 birumvikana ko tuba twagiye mu gihembwe cya gatatu, kuko twabonye ko gihera ku byumweru 29 kugeza ku byumweru 40. Kuri iyi nshuro rero ahangaha n'undi ikintu batagomba kwibagirwa gukora ni icyo bakora buri gihe, ni gufata umuvuduko ndetse bagafata n'ibiro, bakagupima ibiro, ingano yabyo, kugira ngo se bamenye ngo estimating n'ibiro by'umwana mu nda, bamenye ngo umwana we afite ibiro bingana gute. Kandi ikindi bafata ya fundal height twavuze, uburebure bw'inda, bakareba uko inda ingana, bakamenya uko umwana akura. Ikintu cya gihe kunyuza muri echo cya cyuma, bakareba se mazi mu nda arahagije, umwana umutima uratera neza, umwana arakura nk'uko bikwiye, bageranyije n'ibyumweru afite ndetse n'ibiro bye n'uburebure bwe. Hanyuma ikindi hano bakora, bagutangiza cyangwa se ugakomeza urukingo rwa tetanus vaccine. Ikindi ahangaha birumvikana ko batangiye kugera mu minsi, nubwo haba hakibura indi minsi myinshi, ariko batangira kugutegura mu buryo bwo kubyara. Ese transport zaboneka, tangira kuguteguza inshuti, umuryango, umugabo. Tubibutsa ko ahangaha umugabo burya ni ngombwa ko igihe umugore agiye kwipimisha ajyana nawe, kubera ko ni ingenzi cyane kumenya uko umugore we ubuzima bwe buhagaze ndetse n'umwana
atwite kandi akamuba hafi, akamuha care zose zishoboka mu buryo bwose amukeneyemo, ashaka amufashamo. Umuryango nawo kandi hano urashishikarizwa mu buryo bwose, yaba buri financial n'ubundi buryo, kuko urumva umugore aratwite, hari igihe aba yibaza ibibazo byinshi, se bizagenda bite, ahangayitse cyane cyane nk'iyo atwiteho bwa mbere, nk'iyo ari inshuro ya mbere atabimenyeye, kiba ari ikibazo. Niyo mpamvu umuryango uba ugomba kumwegera ukamuba hafi, ariko cyane cyane umugabo we. Kandi ikindi bakomeza hano kuguha ubujyanama ku bimenyetso byo kubyara, nubibona isuha yamenetse, nubona amazi, nubona bimeze gutya, ku myanya y'ibanga byatangiye guhinduka bimeze gutya na gutya, naho bagatanga ubujyanama kuri ibyo bintu, kugira ngo nubibona uzihutire kugana kwa muganga. Inshuro ya 6 rero ni ku cyumweru cya 36, ubwo ni yego biracyari muri cya gihembwe cya 3, n'ubundi aho bapima ibiro, bagapima umuvuduko w'amaraso, twabonye impamvu yabyo, bakareba presentation y'umwana, kuvuga ngo umwana aryamye ate mu nda, aritambitse, arahagaze, aricaye, uburyo bwose umwana amezemo, nicyo gihe babireba bagatangira gufata umwanzuro w'icyo bazakora kugira ngo bazarinde ibibazo bishobora gutera urupfu rw'umwana ndetse n'urw'umubyeyi. Ikindi muri iki gihembwe cya 3 bakora ku cyumweru cya 36 ku nshuro ya 6, bategura umubyeyi mu buryo bwose bushoboka, no kureba niba icyo bita pelvic examination, kureba niba umubyeyi ashobora kuzabyara neza, kumupima, gukora assessment yo mu matako, bakareba se umubyeyi azabyara neza, umwana azanyuramo nta kibazo, umubyeyi azashobora gusunika. Ikindi batangira hano gutanga n'ubundi ubujyanama nk'uko twabivuze mu gutegura uburyo bw'itike cyangwa amafaranga, n'ubundi buryo ki bwose buri financial umubyeyi ashobora kuzakeneramo. Indi nshuro ya 7 rero ni ku cyumweru cya 38. Ahangaha urumva ko ubundi tuvuga ko umubyeyi yabyaye umwana wujuje igihe cyangwa se ushitse hagati y'icyumweru cya 37 n'icyumweru cya 40. Birumvikana ko ahangaha isaha n'isaha, igihe n'igihe aba yabyara. N'ubundi bapima umuvuduko w'amaraso, kureba niba udashobora kuba wiyongeye bikabije ukaba watera ibibazo, bagafata ibipimo byumva gutera k'umutima w'umwana, niba hari stress yaba yaragize cyangwa se agitera, kuko biranashoboka ko ashobora kuba atagitera mu nda byarateye ibibazo bitandukanye, cyangwa no kudakurikiza inama baguhaye, kubera ko ibiranga bimwe muri iki gihembwe mu mikurire y'umwana, umwana bakura vuba, yaba imisatsi, amagufa birakomera, umwana arakura ku rwego ruheje, kuko igihe n'igihe aba yiteguye kuba yavuka. Hano umugore akenshi ashobora kubabara umugongo, cyane cyane uwo hasi, bya bindi twavugaga wa muvuduko bapima, kubera iki muri icyo gihembwe uriyongera cyane. Niyo mpamvu muri iki gihe umugore aba agomba gukurikiranwa, ndetse n'umwana, kuko ni igihe aba yitegura kubyara. Nanone indi nshuro ya nyuma rero twavuze ya 8 ku cyumweru cya 40, cyangwa se na mbere ho gato haburaho iminsi, baba basuzuma, n'isuzuma rya nyuma ubundi, kubera ko hagati ya 30 na cyumweru cya 37 n'icya 40 umubyeyi wacu ashobora kubyara rwose neza. Iki gihe rero baba bamenya niba atararenga igihe cyangwa se atarengeje igihe, ukareba gestational age, igihe atwite, igihe umwana amaze mu nda, by'amezi 9 niba yuzuye, cyangwa ya minsi 280, bagashiraho gahunda yo kumufasha. Ashobora kuvuga ngo azakenera kubagwa se ntazakenera kubagwa, ni emergency case, ni case itunguranye n'ibindi, hanyuma bakamufasha kumutegura neza. Icyo gihe agomba kuba n'ubundi ari kwa muganga, ari ameze nk'uri hospitalize, nk'ucumbikiwe kwa muganga. Kandi ikindi hano batangira gutegura icyo twakwita nka postnatal care, no kuvuga ngo care zishobora guhabwa umwana igihe avutse, yaba ananiwe, bishye, afite ibindi bibazo bitandukanye, batangira gutegura care zose bashobora kuzakenera, cyangwa se umwana ashobora kuzakenera. Batangira gutanga ubujyanama, konsa se, buryo bwo gukaraba intoki nk'uko
Minisiteri y'Ubuzima ibishishikariza cyane binyuze mu nyigisho abajyanama b'ubuzima bahereza ababyeyi ndetse no ku bigo nderabuzima bitandukanye. Aha ngaha batangira kubitegura, umubyeyi ko agomba konsa, atangira indyo yuzuye ndetse n'ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro umubyeyi bwose yahitamo, kubera ko ni byiza cyane kubyara abo ushoboye kurera. Mwakoze cyane rero, nicyo kiganiro tugiranye, nibyo twagombaga kuganira. Hano ngira ababyeyi batwite inama ko byibuze inshuro 8 aba agomba kuzubahiriza, kandi umuryango, umugabo ndetse n'abandi bari kumwe bamwegereye bakamuba hafi, yaba mu buryo bwo kumuhumuriza ko abantu bose ntago baba bateye kimwe. Ni byiza ko tumuba hafi umubyeyi utwite, kandi ni byiza ko nawe izo nshuro azubahiriza mu buryo kugira ngo tugabanye impfu z'abana n'ababyeyi, yaba ababyara nabi cyangwa se bakashobora kuba umwana yapfa avuka cyangwa se na nyuma yaho. Murakoze rero, nk'ibisanzwe ni Niyonkuru Jean d'Amour, umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda. Ndabashimiye.